hari aho ugira ukabanza gutera intambwe ya nyuma kugira ngo ubashe gusubiza. Sinzi nimba abantu tubitekereza kimwe. Hari ubwo ushobora kwemera ikintu ugasanga cya kintu wemeye kiragukotoje nta gihari. Urugero gute rero? Urugero ushobora gupanga nk'umuntu umukobwa ati wenda uyu munsi nimba turi buhure muri Kigali ari nahinde habaye igitaramo runaka cy'abastari cyangwa se wenda abantu miyongeye kuririmba cyane ko ndi n'umuhanzi. Bana n'umuhanzi. Nama natanga nuko buri wese uko ngewe buriya ntago njya nkunda kujajinga. Ikindi nemera social media ikoreshwa n'abantu bakuru. Nama natanga kuri buri wese nuko yajya akora ibyo abona bikwiriye. Guys, mumeze mute bakunzi ba Birashoboka TV show? Mumeze neza? Nanjye meze neza, mama birashoboka. Uyu munsi rero mbere yo gukora ibindi mbanje kubasuhuza. Abatameze neza turabifuriza kumererwa neza, mwami Imana akomeza abasange mumererwe neza. Abameze neza namwe mukomeze mugubwe neza. Bakunzi banjye ntago twerukanaga, ngarutse numva mbanezerewe. Namwe mwari mwumviye ngarutse numva mbanezerewe by'ukuri. Ndabakunda kuko iyo ngeze kuri Birashoboka mba numva nezerewe, mba numva nishimye. Mbese nyine kubana namwe no umugisha, mukomeze mudukurikirane ko natwe turabishimiye. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umunyamakuru wacu bamwita Gadi Official. Boss waje uko yakoze umunwa kundusha. Oya Dani we boss. Erega buriya gukora umunwa ntago babivuze ko umuntu aba ari we boss, ahubwo ubu ngubu uri boss kubera yuko nicaye kuri Birashoboka. Ndi umunyamakuru kuri Birashoboka. Ubwo ugiye kuvuga ngo ninjye boss kiretse niba Birashoboka ibaye yanjye. Kandi si yanjye. Ko urundi rwego uko ryaratuvunitse. Rero mumboro nko kagira Imana mwe batanyita boss nyikira hejuru. Oya. Boss ni umuntu wese ushoboye kandi urashoboye. Ubundi warageze kwa Birashoboka biba byashobotse. Tayari ubwo nawe uri boss ejo bundi. Ingahe nguko rero tukaba turi kuri Birashoboka TV show. Murakoze nanjye kunyakira nanabashimira rwose, mvuga ati mukomeze nyine mugubwe neza n'abadukurikiranye hirya no hino mu isi, nyine mukomeze mugubwe neza. Turi kuri Birashoboka. Icyo tubazane cyangwa se tubashiye umunsi ni ibishya gusa ni byinshi pe, ni byinshi, ndakeka ari byinshi, ntabwo nabasha kubirondora ariko ni mu kanya gato. Nakurusaba reka kubonera amatsiko abakunzi banjye ugatangira ukababwira kuri ibyo byinshi. Bike dufite nuko tubafite umuhanzi mwiza, icyo ni icyambere. Hanyuma noneho ikindi cya kabiri tubafitiye nkavugera wakavuze kandi wakavuze. Dufite kuba marirungu. Wageze kwa Birashoboka hehe ni rungu. Yego uri kwa marirungu. Noneho ikindi cya gatatu sasa rero hari na game. Yewe data. Planka ngaje muzitegereze. Noneho ikindi cya kane waruvuze icya kane ngiye kuvuga icya gatanu. Sitwaganire kuri bine gusa. Ni ngiye nabaze neza. Mbo icya mbere ngire nyibuse hari. Icya mbere twavuze ko tubafitiye umuhanzi, sibyo? Noneho icya kabiri ni ikira wanyibukije wakabyara. Ubwo uri wagiye kukurebera ko ushoboye. Uri kuri Birashoboka biraguha amahirwe ko ushoboye. Icya kabiri ni planka. Bon, icya gatatu ni game. Icya kane ni kera. Ariko mwamfanyije nawe. Guys, uyu munyamakuru arashoboye cyangwa? Oya, nyangana muvuge ko nshoboye kugira ngo bataza kunyirukana uko ntago byoroshye, si byo se? Ariko hari akakane twibagiwe. Kibuke kuko uhari kugira ngo unyungane. Akakane ni support. Eko nimugabure kwidefanda. Yewe reka mugirire muwe mushyira bw'imiyaga. Ngango koreka byibuze tuganire kuri ibyo bitatu by'ingenzi. Ariko hari nakandi kantu turi buganireho ku buzima rusange. Ikibazo abanyarwanda benshi by'umwihariko abajene bafite kandi kiva mu bakuze, ntabwo ari ukuca iteka ariko akenshi kiva ku bantu bakuru. Ntekereza ko gishobora no gutera ikibazo urubyiruko rwacu bamwe na bamwe, by'umwihariko nk'abantu batuye mu giturage. Hari igihe ubireba ukabona bishobora kuba ari ikibazo. Gadi we bimeze bitega. Bo hari abakunzi banjye babashubuje. Ni ukuri nicyo kintu nahereyeho.
iyi nicyo nahereho rwose nabasuhuje neza cyane abakomeze nyine bagubwe neza kandi nanjye mu buzima busanzwe ndaho ndakomeye meze neza cyane komeze umererwe neza sigira ngo hari muri weekend bimeze bite muri weekend rero mbo igiteganyijwe gihari ni ibirori hari ibirori abakoresha amakwe turifuriza kuzagira amakwe meza bavuga ubukwe nta makwe abaho ye baba we nibavuga bavuga ariko abajene bacu n'ugora ntibavuga bavuga uyu munsi twakoreye akazi arago y'umukiriya ni karibu ngo mwibaze ikindi ntakiraga umukiriya nguko rero ntibavuga abavuga rero mwuka byaramwe icyo warumbajije ikirebana n'abasore ahanini weekend yanyu biba bimeze bite weekend yacu twebwe aba ari ibyishimo niwo mwanya tubona wo gutemberana n'inshuti zacu n'abakunzi bacu ndetse ni nawo mwanya tubona wo kujya gusura imiryango ni nawo mwanya tubona wo kongera kwitekerezaho harya buriya inshuti n'umukunzi bitandukanira inshuti n'umukunzi burya abantu bose baba ari inshuti abantu mu buzima busanzwe bose baba ari inshuti hanyuma umukunzi ni umuntu uba uteganyijwe kuzabana nawe by'iteka ryose nicyo twita umukunzi ese mama impamvu usanga akenshi barakubwira ngo hari abafana hakaba n'abakunzi abafana ni babandi bakunda ibintu bya kirabaye yego noneho umukunzi ni wa wundi uguhoza ku mutima ubundi umufanafana ibyo ukora umufanafana ibyo ukora ariko umukunzi we aba ari mu bikorwa byawe byose byaba byiza cyangwa se byaba bibi ngaho nguko rero komereza waba ufite umukunzi ese iyo ngingo kuki iyo umuntu bayigezeho usubiza witonze niyo wari uri gusara munyemvire ko batangiye ngo bino bintu biragora buriya naje gusanga no mu gusubiza hari aho ugira ukabanza gutera intambwe ya nyuma kugira ngo ubashe gusubiza sinzi nimba abantu tubitekereza kimwe hari ubwo ushobora kwemera ikintu ugasanga cya kintu wemeye kiragukotoje nta gihari urugero gute rero urugero ushobora gupanga nk'umuntu umukobwa ati wenda uyu munsi nimba turi buhure muri Kigali ari nahindi habaye igitaramo runaka cy'abastari cyangwa se wenda abantu miyongeye kuririmba cyane ko ndi n'umuhanzi bana n'umuhanzi cyane nguko rero urumva noneho sasa ugasanga babandi banyijeje ibitangaza nizeye ko bari buzi ntaba ari bo baza ahubwo nkahuraho n'inshuti nyinshi zizana mu yindi misiyo yindi runaka cyangwa se mu buryo bwo kuruhuka aho ugasanga mpungukiye none izindi nshuti ntari mfite ariko wa muntu twasezeranye ko ndaza ko turi kuri podium turi kuririmba ugasanga ntagize ute ntabwo yaje ngo ni ugukotoje nyine ntabwo aba yabonetse nicyo bita gukotoza ngira ngo ahari nimba ntibeshye akaba ariho muhera se muhisha abakunzi banyu oya ntabwo aricyo gituma duhisha abakunzi bacu iki kibitera akenshi buryo umuntu nta n'uwaba afite ariko banza y'umuntu bagize ubwo iyo ni be ufite umukunzi oya nta mukunzi mfite ntawe mfite ariko mfite abakunzi ariko nta mukunzi umukunzi harya wambwiye ngo bisobanura dusubiye inyuma mfite inshuti ariko nta mukunzi nta mukunzi icyo mfite ni inshuti ubwo kuri be warumbajije nimba nibuka neza kuri be warumbajije waruvuze uti mbese nicyo gituma muhakana ko nta mukunzi nicyo gituma by'umwihariko urubyiruko maze iminsi hari ibintu mbona umunyamakuru umwe amaze iminsi akora amavidewo cyangwa se amaze iminsi akora ibiganiro n'abakobwa b'abanyarwanda mbona abakobwa aribo nkunda kubona ariko n'abahungu babamo ni uguca akajagari mu mujyi ku rukundo yego ibyo nigeze no kubitekereza kubikora hano rwose ariko mbonye ukuntu abikora nareba agahinda abana bagira n'ukuntu bigenda byo numva sinabijyamo bitewe n'impamvu zanjye kuko ntekereza uko mbibona ahubwo azajya yitonda kuko mama nawe n'abana bashobora kumugiriraho ikibazo ugasanga biteye ikindi kibazo gikomeye wabonye bikora gute ntabwo nsobanukiwe ni ukuvuga ngo ahamagara umuntu urugero nkawe gade yego
umukunzi wawe akaza akamuha nimero zawe muri make aba ashaka kugira ngo arebe uwo muntu agukunda ari we ukunda koko bya nyabyo cyangwa umutendeka. Muri iyi minsi rero nta n'ikintu kibabaje 90% uko nabibonye yabahamagara bari abo babeshya n'abababeshya. Ariko ubwo urumva ku ruhande rumwe bitera uburibwe, ku rundi ruhande bigatanga igisubizo, ku rundi ruhande bikaba byiza. Ni inguni eshatu, ni byiza, bitera uburibwe kandi bigatanga igisubizo, bikagabanya na ka kajagari. Ubwo urumva zibaye kushi zigera muri enye kandi zibangikanye ku kintu kimwe. Nimba avuze ngo wenda official ngiye nkunda umuntu runaka, uwo muntu nkaba mbayeho mubeshya bya bindi twita ngo ni ugutendeka by'iki gihe, kandi mu by'ukuri hari undi w'inkoramutima uhari nyirizina. Noneho njyewe yambaza ati se ufite umukunzi, for example nk'ubu urabimbajije, ubu nimba ari uhari ugateye urabumva mutima muke wo mu rutima niba yajyaga kubeshya cyarambeshya gasha kubyumva kubera ko ubimbarije ku karubanda ntihakane ku karubanda kuko ntarageza igihe cyo kugira ute cyo kubishyira hanze. Bivuze ariko ngo ubwo na wa wundi ntabwo umukunda bya nyabyo, na wa wundi kuko ntekereza ko umuntu ukunda utabihisha. Yego, ubwo nyine nta rukundo ruba ruhari, niko kuri, nta ruba ruhari kuko umuntu ujya guhakana ngo ntawe nkunda ntitukabeshyanye, ubwo nyine ntabwo uba utarafata umwanzuro kuvuga ngo uyu muntu ndamukunda. Urubyiruko bana beza tukiri aho ngaho kugira ngo murakumva ko kantu niba umuntu agiye hari akavuga ntakaze ku mpande ngo agucacarike ngo yanze ngo kwiteza sinzi ngo kwiteza ngo ibiki n'ibiki. Nimba ukunda umuntu bigaragaza. Hari akandi kantu usanga abantu bagira gutya ngo ati none se tuzajye kukwerekana ababyeyi, ujye kukwereka ababyeyi, wenda nanjye nzaze nze kureba ababyeyi bawe, wenda ugasanga ahise akubwira ngo urabizi ngo oya ngo reka tube ngo tubiretse ngo tuzabikore ngo wenda ngo butaha. Iyo nawe n'indi ndwara yo mu mutwe. Iyo nawe n'indi ndwara yo mu mutwe, tangira ugire amakenga hakiri kare uvuga ati bino bintu ntabwo bishoboka cyangwa se birashoboka kuko ikintu ukunda ntabwo gihishira, ntabwo bibaho. By'umwihariko umuntu we nta nubwo aba ari ikintu aba ari umuntu nyine. Kandi buriya amarangamutima y'urukundo ni focus z'iby'umutima ushaka, nuko nabitekereza. Nigeze nabaza abantu ngo mbese urukundo ni iki, biragorana gusubiza. Ariko wambwira urubundi kwanze turi kumwe na birashoboka urukundo ni iki. Nugera mu gihe cyo gukundana nzarukubwira. Biragoye ubwo rero iki kibazo umunyitege, ndaje umuntu uzagitsinda njye nzamuhemba serious, ndabyemeye. Ntabwo ndavuga igisubizo none, ariko umuntu uzagitsinda nzamuhemba. Urukundo ni iki? Namayobera namayobera sibyo. Mfite amatsiko yo kubaza kandi ngiye kubaza ikintu gikomeye. Nanjye mfite uburenganzira bwo gusubiza ibisubizo. Nibikira numwepe nagushubije nishiganishije atarengera ubwo ni wenjye. Aha twagiye karame cyangwa nkwikope. Oya mbaza nkubaze waretse nkakwikopa nkazaza nakwita naritse nkakubaza neza kuko wambaje ibibazo byakasa mutwe byumira mutwe urugeze ubwoba. Nyine gahunda ni manguye ubwo numbaza nanjye ubiteguye. Okay, niye ntego ufite ku buzima bwawe? Intego mfite no gukora agera aho nifuza. Aho nifuza mu gihe ntarahagera biracyari ibanga. Ni iki kikubabaza mu buzima? Umuntu mbeshya. Umuntu ukubeshya. Birashoboka akenshi iyo umuntu ari muri bino bintu hari igihe ahura n'abacantege, umuntu agacika intege ntiyongere kuba yavuga ngo agiye gukomeza urugendo. Wowe uko ubona runo rugendo, ni urugendo buri wese yakisukira cyangwa se urugendo umuntu yakisukira? Social media, tugiye muri social media, twari turi mu biganiro by'ubuzima busanzwe. Social media ni ubuzima nk'ubundi uwo ari we wese yabujyamo ariko azi ikimujyanyemo. Yego, kuko social media ntabwo ari buri wese abasha kumanajinga ibiberamo. Tubona byinshi biberamo, abo batuka, abo basebya. Ntekereza atari buri wese
wabasha kuyibamo, ariko iyo uje uzi ikikuzanye uyibamo. Yego. Hanyuma witegereje ibibera ku mbuga nkoranyambaga, ibyo urubyiruko uko rwitwara, sino n'urubyiruko n'abakuze, nihe nama watanga? Nama natanga ni uko buri wese, uko ngewe buriya ntabwo njya nkunda kujajinga. Ikindi nemera social media ikoreshwa n'abantu bakuru. Nama natanga kuri buri wese ni uko yajya akora ibyo abona bikwiriye, bitewe akamenya uwo ari we, uko umunyarwandakazi uko byagenda kose, icyiza gihari cyangwa icyiza yagakoze ni ugukora ibitamukojeje isoni cyangwa bidasebeje igihugu cyacu n'umuryango we. Ubundi uwo ari we wese, social media ni ubuzima nyine. Social media ni ubuzima rusange, kandi ni ubuzima bumeze neza, bunyuze mu mucyo, cyane ko abenshi ariho basigaye barirundumuriye nk'akazi. Ese wayikora nk'akazi cyangwa ntiwayikora nk'akazi? Wayikora nko kwinezeza cyangwa wayikora nk'akazi? Nayikora nk'akazi. Kubera iki? Kubera ko akazi ni ubuzima, iyo udakora ntabwo ubaho neza, kandi nshaka kubaho neza. Ukurikije aho wahereye n'aho ugereye, sayizi ushaka kubwira umuntu akabikora cyangwa yabireka? Pardon? Ukurikije aho wahereye n'igihe umaze, washishikariza umuntu kubikora cyangwa yabireka? Wakumva bishaka nabimushishikariza, turetse no kuvuga ngo amafaranga, social media niyo uyibamo uraruhuka. Muri make nkanjye, nk'iyo yaba ndi gutegura interview, yaba ndi kuganira n'inshuti zanjye, mba numva nezerewe. Kuyibamo ubwabyo ni ubuzima, uba wumva unezerewe. Kuri njye nihereyeho. Kuri wowe wihereyeho? Njye numva inejeje. Ahubwo igikuru ni ukumenya ngo ese nyibamo gute. Yego. Tumaze kugira abantu, umaze kugira abantu ibihumbi, ngira ngo 1,100 kirenga cy'abantu biyandikishije. Ni etape ya mbere bakoze subscribe. N'abatarayikora mwumvireho mukomeze muze. Niko kwiyandikisha. Ini step 1 ibanza iguha imbarutso yo kugera ku nzozi zawe. Urumva uzakira silver ya mbere mu gihe kingana gute? Mu gihe gito. Mu gihe gito. Mu buhe buryo uzabikora gute? Gahunda ni ugukora cyane. Ubushake ndabufite, umunwa ndawufite, imbaraga ndazifite, gahunda yo gukora ndayifite. Gahunda yo gukora yifite. Bivuze ngo mu gihe gito. Bivuze ngo wowe n'abantu bawe hamwe n'Imana bidatinze nzacyakira. Mu gihe gitoya katuzagaruke byibuze nko mu mezi 3 cyangwa se 4 ari imbere, tuzongera tubaganirize tubabaze mbese ya ntego yanyu muyigezehe. Kuko nkeka ko atari wenyine ntabwo wabyigezaho udafite abantu. Ibyo ukora bisaba abantu kugira ngo bigereho. Iyi channel ga nubwo ari yanjye, ni y'Abanyarwanda nabumva Ikinyarwanda. Muri cya kivugo cyawe ati kuri birashoboka TV cyane y'Abanyarwanda nabumva Ikinyarwanda bose. Data we murayo bwumva mwese ndabakeneye. Kandi musabwe kujya muhora hano mudukurikirana, musharinga video zacu muziha abagenzi banyu. Guys turabakunda, mudahari ntago twaba hano, duhari ko bwanyu. Yego. Nubwo nyifite ariko ni yanyu. Warutubwiye uti mu gihe runaka n'Abanyarwanda bose muri rusange no bazagufasha cyane nk'abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe nabo tutabibagiwe. Nibwo gahunda zizagenda neza. Wowe tugana ku musozo, urumva uzabategurira iki? Uri kujya kuzana icyo gihembo? Uzabategurira iki? Kuzana iki? Uri kwiyumva nyine bizaba bimeze gute kuri uwo munsi mukuru mwageze ku ntego? Bizaba bimeze ngo hejuru. Nawe bagume bawitege. Bizaba bishyushye, bizaba biryoshye. Bizaba bishyushye kandi bizaba biryoshye binameze neza cyane. Reka tubabwira ati rero mu by'ukuri ingingo nyinshi twari tubafitiye kuri umunsi wa none, izaba iz'abahanzi, ni umutumirwa nizera ko ari mu nzira, byanga byakunda ejo azaba yatugezeho. Tuzamubashyikiriza muganire, tuzamubaza byinshi nuko n'urugendo rwe muri muzika uko rumeze. Ikindi byari byo mu buzima busanzwe twabiganiraho mwabyumvishe, ngira ngo iyo ngingo nayo yavuye mu nzira. Nkeka ko n'indi ngingo hari twapfukiranye ko biri kose. Zirahari ariko bategereze bihanganye. Rero abakunzi bacu byibuze mutubwire icyifuzo cyanyu cyangwa se ibyo mukeneye twabagezaho, cyane ko by'umwihariko nka game yo iri mu nzira nayo, niyo mpamvu tutiriwe tuyivugaho cyane.
nkeka ko nko mu cyumweru gitaha tuzayibagezaho uko byagenda kose muzayibona. ubundi ibyo ni bimwe mu ncamake twababwiye z'ibyo tuzajya tubagezaho kenshi inshuro nyinshi. tuzajya tubazanira abahanzi, tuzajya tuba show ya game, amaplanka, urebye ntabwo byari iby'aka kanya ariko abatumirwa, yaba n'ibikorwa remezo runaka, babahaye ingero z'ukuntu byashobotse, ukuntu nyine birashoboka ari birashoboka. yego ubwo tuzaba tujye muri kazi ni kazi, RBA igomba kutwishyura. ariko kuko ari abanyarwanda tuzafatanya. munyemere byibuze rero nze dusubikira ngaha nanjye nsubize umwanya birashoboka adusoreze ngaho rero naho njyewe ikiganiro cyacu ni akagaruka umwanya ni wawe. murakoze cyane. murakoze cyane kubana nanjye, kubana natwe, mbese duhari ku bwanyu, turabakunda, mukomeze mumererwe neza, mukomeze mujye mukora. abatarakora subscribe mukandeho, abatarakora like video ubonye bakoraho rimwe. guys, abantu bajya babwira ngo bakoraho, ngo bahora bakoraho subscribe na like, ubundi bakoraho rimwe. mbese niba warakoze subscribe nta kongera kuba atabisobanukiwe, ko twese ntabwo tumenya ibintu kimwe. na like kandi video ukoraho rimwe, iyo urengeje rimwe bivaho. comment, inama ni ingenzi kuri twe. turabakunda. ciao ciao, mukomeze mumererwe neza.